Twizere ko mukomeje kugubwa neza aho muherereye hirya no hino ku isi nk'uko duhora tubibifuriza. Iyi ni Nzuri Business Group Limited, kampani yanyu ibagezaho imitungo itimukanwa, yaba igurishwa cyangwa se ikodeshwa. Si ibyo gusa, kubera ko tubasha no kumanaginga imitungo yanyu tukabafasha kuyibyaza umusaruro, ari nako kandi tubasha kubashakira ibyangombwa byo kubaka ndetse tukanabubakira. Ni karibu cyane rero wowe utarakora subscribe, ukora subscribe kugira ngo tujye tubana umunsi ku wundi, gatanu kuri gatanu. Turabibutsa kandi gukomeza mudusura cyangwa se musura website yacu www.nzuri.rw kugira ngo mubashe kugurishirizaho imitungo yanyu nta komisiyo mutanze. Ari nako kandi nawe ushaka kugura ushobora gusura iyo website nyine www.nzuri.rw ukaba waguriraho umutungo cyangwa se ugakodesherezaho umutungo utimukanwa, nawe nta komisiyo utanze, ukivugana na nyiri umutungo. Nkuko rero mukomeje kubibona ku mashusho yanyu, iyi ni inzu nziza rwose. Iyi nzu rero ikaba iri hano mu mujyi wa Kigali rwagati, mu karere ka Kicukiro, umurenge wa Kanombe, ahazwi nka Kabeza. Ikaba ari inzu iri kuri kaburimbo yo muri karitsiye. Uvuye kuri kaburimbo uri principale ni muri metero rwose zitarenga 100. Inzu rero tukaba turi kuyigurisha kandi amafaranga make cyane, mu by'ukuri make cyane, kubera ko ni inzu ifite ibyumba 4 binini byo kuryamamo, ikagira douche na toilette ebyiri, ikagira salon, salle à manger, ikagira ndetse na annex nini, ikagira na parking ihagije ibasha kujyamo imodoka ebyiri. Iyi nzu rero ikaba iri muri karitsiye nziza cyane y'ama etage y'amakadastre, za karitsiye bita VIP, niho iyi nzu iherereye. Tukaba turi kuyigurisha amafaranga atari menshi ugereranyije n'agaciro ka karitsiye, ugereranyije n'agaciro k'inzu, ugereranyije n'agaciro k'ikibanza yubatsemo, ugereranyije naho ibintu bigeze. Iyi nzu irahendutse, ikaba iri kushaka amafaranga atari menshi. Wenda ntitwakwicisha amatsiko, twakubwira ko iyi nzu ishaka miliyoni 60 z'amanyarwanda ziganirwaho. Ni igiciro miliyoni 60 z'amanyarwanda, ni igiciro. Wowe hagere gusa, fata umwanya wawe uhagere. Ndabizi neza nushima rwose iyi nzu urahava uyiguze, cyane yuko idahenze nkuko nababwiye, iri muri karitsiye nziza kandi akaba ari inzu nini. Miliyoni 60 negociable, witinya ayo ufite yose ari munsi ya miliyoni 60 ngo ugere kuri iyi nzu, hanyuma ushime tufatanye rwose uyigure udahenzwe. Ni inzu y'umuryango, ni inzu iri muri karitsiye nziza y'ahantu ho kurerera, ni inzu ifite parking ihagije, ifite annex ihagije. Witinya ngwino uyigereho kuri miliyoni zawe 60 ubashe kugura kadastre y'akataraboneka nk'iyi ngiyi iri muri karitsiye nziza cyane y'itafari rihiye, yubakishijwe itafari rihiye, inzu igezweho. Yes, iyi nzu rero wayikunze cyangwa se ushaka gusura n'ibindi bikorwa byacu, ushobora kuduhamagara kuri nimero zacu arizo 0788 48 67 cyangwa se 0781 2 inshuro 3 0123. Sibyo gusa, ushobora kudusanga ku zindi mbuga nkoranyambaga zacu, Instagram, Facebook page, Twitter cyangwa se X, hose n'ubundi twitwa Nzuri Market nkuko twitwa kuri YouTube channel. Ni nako kandi tukwibutsa gukanda subscribe, wowe utarabikora ukore share, ukande kukazogera kugira ngo tujye tubana umunsi ku wundi, gatanu kuri gatanu. Ari nako kandi tukwibutsa gusura website yacu www.nzuri.rw ukahagurishiriza cyangwa ukahakodeshereza umutungo wawe nta mafaranga y'abakomisiyoneri utanze, ukihurira n'umukiriya. Ari nako kandi nawe ugura ushobora gusura iyo website www.nzuri.rw, hanyuma ukibonera imari igurishwa cyangwa se ikodeshwa, ukabona contact za nyirayo, mukivuganira rwose nta yandi mafaranga ya komisiyo utanze. Ni karibu cyane rero iwacu muri Nzuri Business Group Limited. Umukiriya ni umwami, turabakunda cyane, ni muze tububakire, tumanaginga imitungo yanyu, tubafashe kwibyaza umusaruro. Ni karibu cyane, tubahaye ikaze.